hari utwana tugenda ducaracara tuvuga ngo ni puranka ngo barakundanye, we waba wumvise ayo makuru ra? inshuti zanjye yaba Bogari na Queen interview buriya inshuti zanjye murabizi, si ngombwa wenda nkumbi ntanabigiraho ibibazo byinshi kuba bashwanye, ariko abanyarwanda nyine natwe tuba muri showbiz, tuba muri social media cyane, ntago waza kumbeshya ngewe. Kandi uyu musore arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga ko yatewe indobo. Ese iyi ndobo we n'indobo y'ibiki nk'umuntu nkawe muzanye w'inshuti yawe? Iyi ndobo kabisa n'abacuti banje future yabo nyine ni ugutwika kuba ba star nyine kuri social media bakamenyekana, yaba Bogari na Queen interview, sibyo? none se ko nabonye Bogari amaso yagiye avuga atukura byanyabyo birari. Oya man, kandi nabonye amaso atukura yahiye. Bogari abayisindiye abayinywera akantu. Bogari ni niga yanjye yikundira inzoga, reka amaso yatukura. Urugero uzarebe none se no mu rugendo rwavaga Kigali bajya i Musanze n'amaguru nabwo yari yakatiwe. Possible TV 12. Reka twongere twifuza kugubwa neza. Iyi ni Possible TV 12, aho turi kumwe n'umutumirwa ni umuhereza Fugizusi, ngira ngo muramumenyereye. Rero aje ari cyo agiye kubwira abanyarwanda. Ikiganiro cyo ni cya kinini ubyumvute nk'uko bisanzwe, tuvuga ku bintu bitandukanye mu buzima abantu babamo bwa buri munsi ubwo ari bwo bwose, yewe n'umwiyobokamana tugerayo ahantu hose turagenda tukahagera. Rero Fugizo bimeze gute? Meze neza, ndashima Imana kabisa. Uzani icyo abanyarwanda n'abanyarwandakazi uyu munsi noneho rero. Abanyarwanda amakuru aba agenda avugwa ni menshi, cyane cyane hano ku mihanda hari ibintu byinshi biba byagiye bivugwa. Rero abanyarwanda bahurikira badahwema kudukurikira kuri Possible TV 12, bakandeho subscribe kandi bajye babana natwe n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Iyo wumvise abantu bavuga umuhereza Fugizo, ubyumva ute? Wumva bisobanuye iki kuri wowe? Ngeyo nje nko kumura akavuga ngo dore umuhereza Fugizo, barumva nishimye. Barumva nyine hari abantu banzi kw'iryo zina ryanjye, uri kumva nyine bituma nishimye, ngo bavuga ko nabaye umusitari. Nabyo iri zina umuntu ashatse kurikugura mvagwa nkangahe? So wabona igiciro uguze izina ryanjye. Justin nta kintu kitagiye igiciro buriya rero hari ikintu ngewe izina ryanjye igiciro kiriho. Nta mukire wari watungaye amafaranga kuri iyi si, ntago yabona amafaranga maye kabisa pepe, ndabivuga. Uyu ni umuhereza Fugizusi, muramuzi neza muri misa, mu bintu bitandukanye, mu biganiro bitandukanye tugenda dukorana kuri Possible TV, ndetse nawe n'umwe mu bantu tubana buri munsi hano kuri Possible TV, ariko uyu mwanya yavuze ngo rikaze nanjye ngire icyo mbwira abanyarwanda. Iki ni ikiganiro byumva ute? Ngira ngo hari ibintu byinshi cyane twavuze. Watangiye uvuga ngo hari ibintu bicarashara ku muhanda. Uyu munsi wa none njye nari nzi ko puranka zarangiye, ariko nakomeje kumva hari utwana tugenda ducaracara tuvuga ngo ni puranka ngo barakundanye, we waba wumvise ayo makuru ra? inshuti zanjye yaba Bogari na Queen interview buriya inshuti zanjye murabizi, si ngombwa wenda nkumbi ntanabigiraho ibibazo byinshi kuba bashwanye, ariko abanyarwanda nyine natwe tuba muri showbiz, tuba muri social media cyane, ntago waza kumbeshya ngewe. Kandi nanone uri n'inshuti yanjye kwanza. Abanyarwanda ngira ngo uraza baze kubashyiraho twa tuvidewo muri kumwe wenda kugira ngo bemere ko atari bya bindi by'abantu. Hari umusore bita niyo Bogari cyangwa yewe Bogari. Uyu musore arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga ko yatewe indobo. Ese iyi ndobo we n'indobo y'ibiki nk'umuntu nkawe muzanye w'inshuti yawe? Iyi ndobo kabisa n'abacuti banje future yabo nyine ni ugutwika kuba ba star nyine kuri social media bakamenyekana, yaba Bogari na Queen interview, sibyo? none se ko nabonye Bogari amaso yagiye avuga atukura byanyabyo birari. Oya man, kandi nabonye amaso atukura yahiye. Bogari abayisindiye abayinywera akantu. Bogari ni niga yanjye yikundira inzoga, reka amaso yatukura. Urugero uzarebe none se no mu rugendo rwavaga Kigali bajya i Musanze n'amaguru nabwo yari yakatiwe, ubwo uvuga ngo puranka
biganye Jessica izabamipanga. ese bapfuye iki buriya batumenye bapfuye iki Ni prank kuko wenda prank sinabura no kubivuga bagiye kwa Rio Gasana aravuga ngo niyo yanyanga uyisima mu wabo Nyanza umukobwa baragimbye ariko nyine bari prank abanyarwanda ariko yaranavuze ngo ntiyabana nawe yaravuze ngo aramukunda ariko ngo sinabana nawe kabisa ariko nibyo ariko se niba umuntu aba yishakira agatwiko nka Queen for interview ni umuntu wishakira agatwiko ariko abanyarwanda nisire kumukunda bari abantu kuko babazaniye prank hanyuma bagiye mu mitwe ahantu hose baracicikana kuri za The Choice ibinyamakuru byinshi byagiye bibatumira urumva no kwa buri kantu bashuti bacu bagezeyo urumva iyo ni hit brand kuko brandinga nyine kugwa audience nyine ni nkuko nk'ubu nge nawe twarwanira aha ukabugiye kuri The Choice uramvuze nanjye nahita njya wenda kwa Rio Gasana nanjye nkakuvuga ubwo wenda nkababurikana bakagutumira ubwo nyine baba bakwiye audience y'abantu benshi iyo rero ni hit dore ko nabaye Bogare amatiku yabo sibyo se urabizi ni ibintu biba kuri social media cyane bizamo agatwiko uri kumva rero ako gatwiko Bogare na Queen interview barani bashuti banje ariko biriya bintu bagiye bakora ni ibintu navuga ko nyine ari ukugira ngo yiyubakire izina rega ariko yo Bogare yavuze ngo uriya mukobwa ngo ni igikara Rasike mbwa ntiyakimenye mujije buriya ni igikara ariko nanone azaca Rase ntiyabimushishije na cyari muto yamushije kandi uriya mukobwa sinabonaga burya ameze nk'umuntu uze kureba neza nabonaga ariko ari bimeze nk'abiri Serena we ubona ko ahise ahinduka Justin kuri umuntu mukuru mbizi iriya prank babazaniye koko abanyarwanda mwagiye mu oya ariko nta n'uriya mukobwa yavuze ko ari prank n'undi ariko njyewe ahubwo kuba yavuze ko ari prank nibwo navuze ko atari ahubwo yavuze ngo ni prank uriya mukobwa ariko undi nawe aravuga ati burya turakundana ariko ntitwabana burya uri n'igikara ariko ikindi kibazo uriya mukobwa yaza kuba atari prank yari kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ni prank no kugira ngo wemere ko ibi bintu bibamo agatwiko njye nacecetse nanga kwirwa mbitangaza yego Bogare kugenda avuga ngo murebe mujye kuri Instagram yiwe uri kumva ngo murebe ngo challenge twagiye dukora ngo yazisige ngo kandi nashuyemo amafaranga uri kumva no byanze ariko mwese mushakingemo umurebe wajya se mukande flow azave ubwo bira bintu niba byirorere ariko nyine genda nabashimira cyane kuko bari kugenda bafata abanyarwanda benshi bari kubaka izina ryabo uri kumva kandi uko baryubaka byatumye abantu benshi babavuga ibitangazamakuru byinshi yaba hehe bari kugenda bavuga yewe Bogare bakavuga Queen for interview bakavuga nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ngiye ikintu navuga sibyo se Justin bariya rwose bareke bitwikire bitwikiye kuko bagezweho nawe urabashyigikiye ngiye kubashyigikira se barabafite ngenda n'abashyigikire cyane kuko ngiye twarahuraga kenshi nabo kumva ntabwo ari ibintu ngiye najya kwirwa babureminga babwira ko ibyo bakoze atari byo ntibakore cyane ahubwo batera imbere kuba bakoze prank n'abanyarwanda mukabibakundira ngo bashwanye ngo ibiki n'ibiki nyine bakabatuza mu mitwe cyangwa se bakabaza mu mitwe abantu benshi noneho nk'abantu duhura mu buzima bwa buri munsi tubana bwa social media nta gishya nje buriya reka nta kibazo n'iki na kimwe bafite habe n'iki na kimwe uretse nyine kugutwikira hari umujyasi nkajyana nkagusebye nyine kugira ngo abanyarwanda bumve ko twakundanye twashwanye ye Bogare ni umwana kuko ni umwana ariko si bivuze ko adaterekana na Queen buriya ni umuntu nubwo nomero ye muri iyi minsi ariko sinzi icyabiteye na nomero ye muri iyi minsi yavuye kuko ni umuntu twajyaga tuvugana namuhamagaye numva ngo phone ngo ntiriho nyine numva ko yabaye umusitari na nomero yazikuye kuko uraba ubyumva ko iyo abantu bateye imbere akenshi babakuraho n'amanomero ya telefone ariko ibyo byose ngiye koko ngemba mbizi nta nubwo biba binanteye kumva ndakumva ngemba numva nta gishya nta n'icyantunguye rwose urugero rwumvikana Tycoon yabwiye yewe Bogare ibintu akora nyine si byiza aba ntabwo kumva ubwo nyine ahita ataginga ngo nahuye ngo na ba DPC nahuye na ba buri kantu nahuye n'abahanzi nahuye ngo na ba Miss Naomi ngo bamukundisha abanyarwanda ariko Tycoon wese abyemera ibyo byo no mundi iki ni ikiganiro byumva ute agomba kuvuga uko abyumva ibyo nta n'ibirenze ari gukunda umunsi itegeko ukunda umuntu ari itegeko ku buryo wenda ibyo bintu byose yagenda bivuga nawe ukunda umuntu ari itegeko ariko ikindi nanone ntabura kugenda ntavuze biriya ni uguca umuntu intege Tycoon nanone nawe yisubiyeho uri kumva ibyo yavuze agenda ahindure inyito ahindure n'amagambo yakoresheje kuko ntabwo ngo umuntu akora ni ukuguca intege ariko
kuko we abibona n'uburyo yikorera ibintu bye ziriya puraka rwose njye nabashyigikiye cyane kuko reba na Fredy wo kuri The Choice aba yabatumiye kumva kandi no audience y'abantu bamuhaye ariko rwose ubwumviye atayihita ahubwo abantu babishakira hiti nk'ubwo buryo. Yego, ikiganiro nubyumva ute? Ngira ngo twe turi kuvuga ku bijyanye n'amakuru ari gucicikana uno munsi Visi Clement ashobora kuba ngo yagiye mu rukiko, yaba yarwabaye cyangwa ntirwabaye? Visi Clement ariko menya ngo rutabaye amakuru numvise batangaza bari aba Pastor Claude uko Visi Clement nyine rutabaye ariko ngo niyo rwaba amakuru natohoje ngo niyo rwaba mu muhezo ukumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Rero Visi Clement nyuma yaho yasenyewe inzu ubona ko ibyumba by'amashuri nta nubwo ngo ari inzu biriya ni ibyumba by'amashuri kumva rero bikaba byaratumye avuga amagambo atari meza nyine byataye mu burakari bwinshi n'umujinya utashimishije wenda inzego uri kumva ariko nyine ntabwo wabigenza ute se icya mbere ni uko yajya akurikiza amategeko n'amabwiriza ibintu bikaba byabasha kuba byagenda neza akagabanya wenda kubangamira ubuyobozi kuko niba ukoze ikintu gihabanye n'amategeko uba ubangamiye itegeko n'ubuyobozi bwashyizeho iryo tegeko. Rero abanyarwanda bose badukurikiye kuri Possible TV ni kumuhereza izo yose. Yes, reka tubifurize kugubwa neza mwese mwakurikiranye ikiganiro ndabyumva ute. Rero ikiganiro nakagaruka, niba utarakora subscribe ukore share ukore like, uraza kubukoze umuhereza Figisius. Hari ikintu wavuga usezera ku banyarwanda? Yetsezera abanyarwanda icyo nabasaba ni ukudukurikira cyane. TikTok yanjye ni umuhereza Figisius, Instagram ni umuhereza Figisius, Facebook yanjye ni umuhereza Figisius, hose musacinge. Rero abanyarwanda ikintu nababwira never give up kabisa, iryo jambo ujye rikurikiza nibwo atari njye nyine bivuze n'abandi bazarikubwira kora cyane byawe bisifura kandi nanone mu gihe ukiri hasi uzajya hejuru n'umuntu uri hejuru yawe ukwiryaho nawe amanuka ajye hasi. Rero niyo mpamvu ubuzima ari gatero gatoki. Rero ndabashimira abanyarwanda njye mukomeze mukubwe neza. Ciao ciao.